ikiranga umuyuda cya mbere yihagararaho. Ikiranga umuyuda cya kabiri, ikintu kiranga umuyuda cya kabiri nuko umuyuda atajya yirebera mu bihe arimo. Imana itugire neza cyane. Baturebera mu ishusho turimo nibarebe icyo Imana yatuvuzeho. Iyo baza kuba bafite amaso ngo barebe icyo Imana ituvugaho, bagakwiye gutinya bakanahinda umushyitsi. Yesu ashimwe. Kadusenge hanyuma twumve amagambo y'Imana ayo yaduteguriye muri iki gitondo. Mana nziza, Mana ikomeye, Mwami ugira neza kandi uraganje, uri inshuti yacu, uri ibyiringiro byacu. Masaha nk'aya Databuja wera, nongeye kuboneka imbere y'ubwiza bwawe. Nyemera Data, ijambo tugiye kuganira ribe iryungura ubugingo kandi risubize intege mu bacogoye n'abarambiwe, ribatere kongera gukomera. Ganza rero n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe riganze. Nsengeye imitima iri buryumve, unyemerere Databuja wubake kandi ugire ibyo usenya bitari iby'umumaro, wubake iby'umumaro byawe. Ganza rero umubyeyi, ineza yawe n'urukundo rwawe bibe kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza rero mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Hasani Rwankuba, nkaba ndi umukristo. Kubatanzi nkaba ngira rero dusome amagambo dusanga muri Esiteri ibice 6 umurongo wa 12. Haranditse ngo hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye, ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi ubu ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari wo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo Imana igira ibintu icogoza. Sinzi bamwe bashaka kutabyumva mu ruhande rwabo, hari n'ababasha kubyumva, ariko hari ibintu dukwiriye kwinginga Imana igacogoza. Nzi neza yuko mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi ubwo tubaho umunsi ku wundi, haba hariho ibintu biba bishaka kugira ngo bidusubize hasi. Ariko ndinginga Imana muri iki gitondo, nawe uyinginga ngo igire ibintu icogoza. Bitewe n'uruhande rwawe intambara urwana, Imana igira ibintu icogoza mu izina rya Yesu. Iyi ni inkuru ya Moridekayi. Uyu mugabo yari afite igisuzuguro gikomeye. Icya mbere Bibiliya itubwira yuko umwana yakujije yari yarahindutse umwamikazi. Icya kabiri katubwira yuko uyu Moridekayi yari umuyuda, nawe yari ari mu bajyanweho ubunyage ubwo umwami yateraga mu Bisirayeli akagenda anyaga abantu atera no mu Buyuda. Nawe ari mu bagiye rero, agezeyo Imana imugirira icyizere, iramubwira ati we nguhaye akazi. Imana itugirire neza, ngo imuhe akazi, imuhereza akazi ko gucunga ku irembo. Bitewe n'uko abana b'Imana mbere yuko tugira icyo dusingira tubanza kwigishwa n'Imana. Ngo nuko rero uyu mugabo arimo akora inshingano ziwe, yihanganiye ibihe arimo nk'uko nawe ubyihanganiye, yihanganiye imibabaro, yihanganiye izuba ryo ku irembo, yihanganiye imvura nk'umurinzi. Aho hose uko yari arimo akora, yari ari mu mubabaro, ariko kugira ngo abeho agakomeza kwihangana. Sinzi ibyo Imana yari yaravuganye na Moridekayi, gusa nzi yuko imigambi y'Imana ari myiza ku buzima bwacu. Ngo buke kabiri rero hari undi mugabo nawe wakoraga aho hafi, ngo umwami aramuzamura amuhereza icyubahiro. Ngo amuhe icyubahiro, aho anyuze hose atangira kwiyemera, aho anyuze bakajya bamwubararira. Ngo agere kuri Moridekayi, Moridekayi we namwubararire. Imana ishimwe cyane. Ubundi hari ibintu bine biranga Abayuda. Umuyuda ikintu cya mbere kimuranga, uyu muyuda yihagararaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo uru rugamba urimo urarwana, ibihurimo, intambara urimo zose, nyemera wihagarareho, kuko iyo utihagazeho uba urimo uratukisha izina ry'Imana. Birababaje kubona wabona umukozi w'Imana uvugira Imana arimo arasabiriza. Birababaje kuba wabona umukozi w'Imana ufite ikibazo ariko agenda akibwira ku bapagani.
Pawulo yigeze yakandikira abantu arababwira ati mwebwe uretse no kuburanira kubera b'Imana mujya kuburanira mu bapagani. Imana itugire neza. Ngo nuko rero ikiranga umuyuda cya mbere yihagararaho. Ikiranga umuyuda cya kabiri, ikintu kiranga umuyuda cya kabiri nuko umuyuda atajya yirebera mu bihe arimo. Imana itugire neza cyane. Iyo umuntu yirebeye mu bihe arimo, hari ukuntu agenda bijyanye n'igihe arimo, hari ukuntu atakaza agaciro. Ariko iyo umuntu yirebeye mu bihe azajyamo, Imana itugire neza, abasha kumenya agaciro ko kubana n'Imana. Uyu Moridekayi rero we yireberaga mu bihe azajyamo, ntabwo yireberaga mu bihe arimo. Iyo aza kwirebera mu bihe arimo yari kujya atangira akumvira Namani, bitewe n'uko uyu Namani yari afite icyubahiro, yari afite igitinyiro. Simbabwiye ngo musuzugure, ahubwo ndababwiye ngo mugende nk'igihe muzajyamo. Niba Imana arakubwiye ngo uzatunga imodoka, tangira wige gutwara imodoka. Niba Imana arakubwiye ngo uzatunga etaje, tangira umenye karitsiye uzajya guturamo. Imana itugire neza. Niba Imana arakubwiye umugabo, tangira witoze kugenda nk'ufite umugabo. Niba yarakubwiye umugore, tangira wifate nk'umuntu nyine uzaba umugabo, bitewe n'uko Imana ntabwo itubwira ibya none, ahubwo itubwira ibizaza. Ikintu rero cya gatatu kiranga umuyuda, uyu muyuda ikintu cya gatatu kimuranga, agira uwo atakambira ari we muremyi we. Ijambo ryarambwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu. Ageze hasi aravuga, umwanditsi n'Izaburi 125 aravuga ngo inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ngo nizaguma kuba ku mwanda w'abakiranutsi, ngo kugira ngo abakiranutsi batazarambura ukuboko gukora ibyo gukiranirwa. Rero nawe tangira umenye uwo kwiringira. Twiringiye abantu baraduhemukira, twiringiye abantu badukoze isoni, twiringiye abantu nibaha agaciro ibyo tuvuga, twiringiye abantu batubwiye ati nzakugirira uko nguko, byarangiza bikarangira uko nguko nyine nk'uko yavuze uko. Ariko nyemerera uyu munsi wongere kwiringira Imana, kuko ikintu cya gatatu kiranga umuyuda yiringira Imana. Imana itugirire neza, kuko ibyo byiringiro kwiringira Imana n'ibikoze isoni. Umugabo umwe yari ikihebe, yari umukozi w'Imana, akora umurimo usanzwe w'Imana. Ngo rimwe umuntu araza amusanga mu itorero, aramuhanura ati wa mugabo we, iri joro urarara muri Amerika. Yesu atugirire neza. Amubwire ngo ararara muri Amerika, abari bari aho bose baraturitse baraseka, baravuga ati uyu muntu yarara gute muri Amerika? Icya mbere yambaye bodaboda, icya kabiri nakofagira, icya gatatu aryama habonye, ntago afite indaro. Uyu muhanuzi byange bikunde aravangiwe, nk'uko nawe ari ukuntu umuntu akubona kandi atari kure. Baturebera mu ishusho turimo nibarebe icyo Imana yatuvuzeho. Iyo baza kuba bafite amaso ngo barebe icyo Imana ituvugaho, bagakwiye gutinya bakanahinda umushyitsi. Ngo umugabo rero bamubwire ngo ararara muri Amerika, abakristo barahagurutse baravuga ati uko biri kose uyu muhanuzi yavangiwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo uyu muhanuzi yavangiwe. Bamwe baravuga ati katumukubita uyu muhanuzi n'ubutaha atazongera kuvangirirwa ku bantu. Abandi baravuga ati hoya we mwe kumukubita, kuko uyu muntu avuze ko uyu munsi arara muri Amerika, reka turindire turebe koko arara muri Amerika. Bamushyiraho, bashyira n'uwo muhanuzi aho ngaho. Ngo byicuma amasaha yigiye imbere, polisi bije kureba abantu, irebye isangamo uwo mugabo, uwo bahanuriye. Ibihamagaye muri Amerika ati dore cya cyebe mwashakaga turakibonye. Yesu ashimwe cyane. Mubwire ngo inzira z'Imana si nk'iz'abantu. Imana umwe ayishakira iburyo ikigaragaza ibumoso, undi ayishakira ibumoso ikigaragaza iburyo. Ngo uyu mugabo rero bahamagare muri Amerika bababwira ati tubonye cya cyihebe mwashakaga. Amerika ibayohereje indege. Mubwire ngo inzira z'Imana zirihariye ubwazo. Uyu mugabo yagiye muri Amerika atanyuze muri ambasade, kandi tuzi ko abakomeye baca muri za ambasade, abakomeye bagenda mu ndege zisanzwe, ariko uyu we yagiye mu ndege wenyine. Ngo agere muri Amerika arababwira ati ariko burya mwanavangiwe ari mwebwe. Yesu atugirire neza. Arabwira ati mwavangiwe, icya mbere ngiye dore ukuntu meze, mumfashe nambaye bodaboda, icya kabiri nta pasiporo ngira, icya gatatu ahantu nuye niho nakure ntago nigeze marenga. Ese murabona mutavangiwe? Bate ibyo wigira nibyo nibikisha, jya muri prison. Ngagere muri prison, umutima urabakomanga atari ko uyu muntu bishoboke, gatubanze tumupime, nitumara kumenya uko bimeze ku buzima bwe turamenya koko niba ari we cyangwa abeshya. Yesu atugirire neza. Bajya kumukorera ibizamini,
bakorera uyu mugabo ibizamini, uyu mugabo basanga si we cya cyihebe, bagira isoni zo kongera gutangaza yuko icyihebe batagifashe. Yesu atugire neza. Barangira bavuga ati wa mugabo we rero twakubeshye turabibona, katuguhereza inzu, tuguha amafaranga, tuguha ibyangombwa, ubundi icyihebe kirare tugifate mu cyimbo cyawe. Ngo umugabo rero abatuye muri Amerika gutyo. Rero ikibazo si icyo abantu bavuze, ahubwo ikibazo ni icy'uko witwara. Icyo Imana yakubwiye cyo nikijya kihera, byange bikunde. Imana yigeze yasanga Mariya, imusanga ari umukobwa, iramubwira ati yewe Mariya we, dore ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Arangije uwo mwana Yesaya yarahanuye aravuga ngo wazitwa igitangaza. Uwo yari Yesu Kristo. Uyu Mariya arangije biramucanga cyane. Marayika aramubwira ati humura wowe, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Imana imfashe ugukingirize mu bibazo urimo, uru rwamba urimo urarwana Yesu agukingirize. Aho ucogoye Imana igukingirize, aho uhuye n'abaturanyi bakakureba ukundi Imana igukingirize, niba inzara ikomeye mu rugo Imana igukingirize, kuko Imana igikingiriza. Hari abatubona bakabona tugiye gupfa, ariko Paul yabivuze ngo dukubitwa hasi ariko rwose nidutsindwa. Nawe rero ushobora kuba ubona ugiye gupfa, ariko humura nta gutsindwa kukuriho. Ngo nuko rero ngo uyu mugabo abwira Mariya, aramubwira ati wowe imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Mariya akomeza kutabyumva, arangije aramubwira ngo mbese ari ijambo Imana ivuga ngo rihere, rimwe muri Luka igice cya 38. Nawe rero nta jambo Imana ivuga ngo rihere, wigamburura bitewe n'uko uri mu makuba, wicogozwa n'intambara uri mu Rwanda, wicogozwa n'agahinda ufite. Ihangane kuko Imana yo mu ijuru izasoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza. Ngo nuko rero uyu mugabo ababonye ibyangombwa batuye muri Amerika, bitewe nuko we yibonaga nk'umuntu woroheje, kandi Imana imubona nk'umuntu ukomeye. Nawe ndagusaba ngo guhera uyu munsi utangire ugende nk'umuntu ukomeye, bitewe nuko naje guhishurirwa yuko abarokore turi abaganga, ngo ataravangiwe. Twebwe turi abaganga, bitewe nuko hari indwara wajyana kwa muganga bakagupima bakakubwira ati genda utegereze urupfu, ariko hari muganga mukuru witwa Yesu. Iyo uje abakozi Imana bakakurambikaho ibiganza, ujya wakira warangiza ugashima imbaraga z'Imana. Twebwe dufite ubutware bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa, uko niko mu byahishuwe handitse ngo no guteza ibyago isi uko dushatse. Rero wiva ku uwo mugabane wafashe, ahubwo ugume kuri Yesu Kristo, niwe databuja utambura. Yesu atugirire neza. Ikintu rero cya kane kiranga Abayuda, ikintu cya kane kibaranga ni urukundo. Umuyuda udafite urukundo ntacyo aba amaze. Paul abivuze aravuga ngo naho waba uvuga indimi nk'iz'abamarayika, naho wahanura ukamenya ibihishwe byose, naho wagira kwizera kwimura imisozi, udafite urukundo ngo umeze nk'icyuma kirangira, kivuga nyine gisakuza, kidafite icyo cyerekejeho. Icyo rero ni ikintu cya kane kiranga Abayuda. Uyu mugabo rero Moridekayi yisuzume asanga ibyo bintu binarabifite. Yesu atugirire neza. Sinzi wowe ibyo usigaranye, ariko niba ari n'ibyavuyemo winginga Imana yongere igarura ubuntu bwayo ku buzima bwawe. Ngo uyu mugabo rero Namani yamwegera amubwira ati yewe Moridekayi nyubamira nawe. Moridekayi akamubwira ati cyambere ibihe ndimo sibyo nzahoramo. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, ikindi mfite ngewe, mfite urukundo rukunda Imana yanjye, kandi ninyemera kubararira ibishushanyo n'abantu. Icyo ni icya kabiri. Arangije uyu mugabo ararakara cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo uyu mugabo arakare, arataha abwira umugore we ati uyu muntu yansuzuguye, uyu mwami yamaye ibintu byose, ariko uyu Moridekayi w'Umuyuda we aranzonga cyane, ntago ajya anyubararira, kandi bene se baba banyubarariye, abandi bantu baba bamwubarariye. Reka nkubwire, ntuzabone ukundi murokore agenda ngo abari kugenda, wowe genda nkawe, utandukanye gusenga kwawe, utandukanye imibanire yawe n'uko ubona abandi babana n'Imana, utunga Imana yo mu mutima wawe, Imana izakugirira neza. Ijambo mu byahishuwe riravuga ngo umugeni arakomanga, ngo niwumva ugakingura ngo azaza abiwawe. Nawe rero wikomeza kugira ngo ugendere mu kigaye, ugende uko runaka agenda, ugende uko pastor agenda, ugende uko umudiyakoni agenda, hoya agenda nkawe umenye agakiza kawe. Icyakora ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose ngo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, ngabo ngabira bemera. Uyu mugabo rero abibwire umugore we n'abajyanama be, baramubwira ati Moridekayi aroroheje. Yesu ashimwe cyane. Uyu Moridekayi aroroheje, nta mpamvu yo kugira ngo uruswe nawe. Dore ikintu cya mbere ugiye gukora, genda ushinga igiti.
icya kabiri wegera umwami umubwira ati ubu bwoko ntacyo bwunguye umwami, nabuguhereza ahubwo ubwice, kuko umwami umutonye hazabigukorera. Rero Imana idufashe ijye iduha abajyanama bazima, kuko hari igihe abantu bakugira inama ukibwira ngo iragukiza ahubwo irimo irakwica. Umuririmbyi abiririmba neza aravuga ngo ntabwo bavumika ngo uramenye ntugapfe kuvuma, ngo uzabaze Baramu. Ubu bwoko bw'Imana ntabwo bukinishwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero ngo uyu mugabo yumva inama bamugiriye ni inyamibwa, ngo yegere umwami aramubwira ati burya bariya abayuda ntacyo bakunguye. Icya kabiri aba bayuda uko ubibona ni abanebwe. Cya gatatu atangira kubashyiraho ibirego byinshi cyane nabo ubwabo umenya batamenye. Ngo nuko umwami aramubwira ati genda ufate abo bayuda wandike urwandiko ubafate bose. Yesu ashimwe cyane. Ngo abikore gutyo muri iryo joro Imana iramanuka. Icyama rero iri joro nawe Imana ikamanuka. Ahari wasenze iminsi myinshi ariko nyemera uyu munsi Imana yongere kumanuka. Bisaba gusa ikintu kimwe, bisaba kwizera. Gukora kw'Imana ni kujya ahantu hatari kwizera. Gukora kw'Imana ni kujya mu bantu bagamburuye. Gukora kw'Imana ni kujya mu bantu basubiye inyuma. Nyemera wongere usubire ku rufatiro, kandi niba ukomeye ukaba udafite kwizera wongere wizere. Yesu atugirire neza cyane. Ngo nuko rero ngo umwami ninjoro abura ibitotsi, ngo abura ibitotsi ngo arabyuka aragenda yegera abashinzwe kumusomera ibitabo. Baramubaza ati munsomere. Baramusomera bamubwira ukuntu umugabo Moridekayi yigeze kumuburira yagira gute yajya gupfa. Arangije aramubura ati abantu barimo baragambana ngo bakwice. Ngo umwami abyumve, arangije arabaza ngo mbese uwo Moridekayi hari ishimwe yagenewe? Icyama Imana ikamfasha uyu munsi abakwibagiwe bakakwibuka, abo wagiye ugirira neza bagubwe neza nyuma nawe bakwibuke mu izina rya Yesu. Niba wari ufite ikibazo cy'ubushobozi bakwibuke mu izina rya Yesu. Niba wari ufite ikibazo cy'imibereho Imana igira icyo ikora ikwibuka ihindura ubuzima bwawe. Ngo nuko rero uyu mugabo arangije koko yumva ko nta kintu uyu Moridekayi yakiriye, aravuga ati ibi ntabwo bikwiriye. Ngo arangije arabaza ati ngo mbese ari uri mu gikari bwami? Ngo bamumamagarire. Ngo bahamagara Namani. Yesu ashimwe cyane. Ibaze rero guhamagara umuntu ugiye kumubwira inkuru nziza kuwo wanga. Nawe byumve nawe, ni ibintu biteye isoni cyane. Ari ibintu bijya biba ugasanga umuntu araje asenze umwaka umwe, yamara gusenga umwaka umwe akaba arasubijwe. Yamara gusubizwa agatangira guhindukira akareba babandi akavuga ati ibi ni ibyaha byabateye. Ayarangiza cyangwa akatangira akavuga ati uko biri njyewe ninjye njyenyine Imana yumva, bariya bo ntago ibumva, ahubwo bose irabumva. Burya Imana ikiza umuntu bitewe n'uko ibona ko akwiriye ubutabazi, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo nabaza ndagutabara. Umuntu rero utabaje koko akwiriye ubutabazi, Imana iratabara. Dawidi abyandika neza aravuga ngo nari umusore none ndashaje. Yesu atugire neza. Ngo sindabona umukiranutsi akena cyangwa ngo urubyaro rwe ngo rusabirize. Aravuga ngo umukiranutsi najya arekwa, bitewe n'uko yari arakuze abona imirimo y'Imana. Yari yarabonye Sawuli ashaka kumwica, yari yarabonye Goliyati ingano yiwe. Arangije abona yuko aho kuva mu kuvuka kwe kugeza ashaje abona ko nta hantu umukiranutsi yigeze arekwa. Kandi yongera kunguka ubwenge asanga yuko nta n'umukiranutsi wigeze agira gute urubyaro rwe rusabiriza. Gukorera Imana nta gihombo. Niba warakoreraga Imana ukaba warabiretse, ongera ukorera Imana. Niba warakoreraga abantu bakaba barakwambuye, ngwino ukorera Imana, kuko Imana yo ni umukozi utambura. Icyambere itanga umugisha mu buryo bwinshi, itanga umugisha mu buryo bw'ubuzima, itanga umugisha mu bugingo, kandi ikazaguha n'iherezo ryiza. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero ngo uyu umwami ahamagara Namani aramubaza ati mbese umuntu umwami akunze kubaha yabigenza ati, yamugirira ati? Ngo nuko uyu Namani ngo ubwibone buramufata, aravuga ngo ubwo nta wundi umwami akwiye kugira gutyo ni njyewe. Icyambere Namani baratangiye uwo umwami akunze kuba, umwami amuhereze ifarashi yiwe. Haleluya. Icya kabiri aramubwira ati icya kabiri umwami amwambika umwambaro we. Haye Yesu ashimwe cyane. Ibaze nawe kwambara ikote rya perezida, ibaze nawe rero kugendera muri cortege ya perezida. Ni ibintu by'icyubahiro. Namani ni umuhanga yari azi kureba. Ahubwo Imana itwegereze ba Namani bazi kuduhitiramo ibyiza. Ndabizi ushobora kuba warazahariye mu butayu wowe utashobora kwihitiramo, ariko Imana ikohereze Namani uzajya ukumenyera ibyiza bigukwiriye. Ngo nuko rero ngo uyu mwami aramubwira ati ibyo byose uko bingana hatavuyemo na kimwe,
Munamani arongera amubwira akantu keza, aramubwira ati uwo muntu nibabigenza gutyo, ushaka umunyacyubahiro wawe ngo agende atambagira ahantu hose, avuga ngo uko umwami akunze kuba ni uko bazajya bamugenza. Ngo nuko rero ngo umwami aramubwira ngo hatavuyemo na kamwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo hatavuyemo na kamwe, genda ibyo byose ubikorere Moridekayi w'Umuyuda uri ku irembo. Yesu ashimwe cyane. Byange bikunde gutabarwa kw'Abayuda kurahari. Habaho intambara itabaye yo mu buryo bwo mu mwuka, gutabarwa kw'Abayuda kurahari. Ngo nuko rero ngo uyu mugabo ngaramanuka ababaye cyane, agenda yambika ikoti ry'umwami Moridekayi, amushyira ku ifarashi, aramujyana ku igare ry'umwami, agenda aca muri karitsiye avuga ati ngo dore uko bagiye kujya bagenza umwami akunze kuba. Nawe Imana igutambutse, igutambagiza aho wasebeye, aho wanyuze ukabona biranze, Imana ihakunyuze bikunde, aho wanyuze ukabona urasebye birarangiye, Imana ihakunyuze ufite icyubahiro cyayo, kuko ari Imana itajya ivogerwa. Ibaze nawe umukobwa utarigeze abona umugabo 30 kagera 40 kagera, niwihebe nawe Imana arangiza ikamutambagiza muri karitsiye. Imana gutambagize mu izina rya Yesu. Ibaze nawe business yarafeirinze, warahombye utangiye gusubira inyuma, ariko umwami gutambagize, abari bagiye kukwishima hejuru bakorwe n'isone kuko bashya Imana. Ni mu izina rya Yesu. Noneho ngamutambagize, ngarangije aramucyura. Ngamucyure, uyu mugabo ataha ababaye. Atashye ababaye, atekereza biwe. Arababwira ati mwabantu mwe, umwami yagize gutya. Haleluya. Afata ikoti ryiwe yambara rihereza Moridekayi, arangije arambwira ngo mutware ku ifarashi. None nasebye. Niho ya magambo twasomye ngo abajyanama be n'umugore baramubwira ati ngubwo uwo muntu utangiye gucogorera imbere ye, akaba ari ubwoko bw'Abayuda, ngo nta kindi gisiga, uzanagwa imbere nureba nabi. Gakira ako kanya ngo inkone y'umwami iza kumureba. Sinabikomerezaho kuko uko byagenze agiye gusaba imbabazi Esiteri, yarangiza ngo umwami akabona ko yaragiye kumusambanya. Igiti yari yashinze akaba ari ukimanikwaho, cyo yari yashingiye Moridekayi akaba ari wo wakimanitsweho. Nawe rero imigambi abadayimoni bafite ku buzima bwawe iseswa, ahubwo icyo Imana ishaka aba ari kiguhereza. Imana iguha ikinyuranyo cy'icyabanzi bawe bakwifuzaho. Ijambo ryarambwiye ngo ikinyereka ko umwami Imana nyishimira ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Nawe Imana ikugenzereza uko. Imana ikwibuke icyo yakuvuzeho gisore, kuko ari Imana itabeshya. Kandi hatabaye n'ibyo hari gakondo. Yesu ajya yoza ibyaha, Yesu ajya atunganya ubugingo. Nawe rero ndakwifuza, niba utaramenya Yesu, nawe waza akakuruhura. Niwe ntwari nzima irwana urugamba itareka abantu. Iso yakureka, umugore yakureka, abana baguta, ariko Yesu najya guta, kuko we akoresha abantu abafite ibihembo byiza. Yaravuze abwira intumwa ziwe, zaramubaje se ko twagukurikiye, twebwe uzaduhemba iki? Zabonaga Yesu yirirwa mu ikanzu imwe, zabonaga yambara rugabire imwe, bari bazi kaje gukuraho Abaroma. Barangije babona neza nta mafaranga agira, babona ahubwo icyakora yirirwa mu butayu, nk'uko nawe wirirwa mu butayu. Yesu atugirire neza cyane. Babona ko Yesu nta kindi afite uretse ijambo ry'Imana, uretse amavuta. Petero arahindukira aramubaza atari kuko twagukurikiye. Yesu ashimwe cyane. Tugasiga abagore bacu, imitungo yacu tukayireka, tukavuga ngo Kristo niwe dukurikiye, tukaba tubona nta kintu urimo tugezaho. Dore turashaje, imvi ziraje. Ngo Yesu aramuhindukirira aramubwira ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100. Petero aravuga ati ibyo mbwiye biroroshye, ntago byaba bihagije bitewe n'icyo yanabize, ntago byaba bihagije bitewe n'ukuntu wasenze, ntago byaba bihagije bitewe n'uko watutswe ukihangana, ntago byaba bihagijwe bitewe n'uko warize ukihangana, bitewe n'uko wari urimo ukurikira Yesu. Ngo Petero atangiye ashake kwisubirirayo, Yesu arangije aramubwira ngo uhageretseho ngo ikindi kandi ngo nzabaha ubugingo buhoraho. Ubu bugingo nibwo turwanira, ubu bugingo nibwo turwanira. Pawulo abivuze neza, yandikira Timoteyo aramubwira ngo ujye ubabarana nanjye. Timoteyo rwandiko rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 1, ngo ibyo nakwigishije ngo ubyigisha abo kwizerwa n'abazabasha kubyigisha abandi, ngo kandi ngo ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro, ngo nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ngo nta waba umusirikare ngo yivange mu by'ubugingo,
ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. ko niko rero Pawulo arabwiye Timoteyo, arangije amubwira ijambo rikomeye ngo umuntu ngo nagahabwe mu marushanwa, ngo nagahabwe ikamba ngo keretse arushanyijwe uko bikwiriye. nawe rushanwa uko bikwiriye, usingire ubugingo, usingire kuzabaho iteka. birababaje kuba wamara imyaka 120 ahandi uzajya ukahamara ubuzima bwawe bwose, ukahagenda ukabaho warapfuye nta kintu kizima, wirirwa mu muriro. umuntu umwe yaranganirije ambwira mukuru we wabagaho, wari ufite amafaranga n'icyubahiro, wakoraga wafite yambara amaherena y'amazahabu, ibintu by'ubutunzi byose yari abifite, afite imico myiza. ngo ariko uyu muntu apfa amarabira, apfa bitunguranye. ikibabaje ngo uyu muntu yararimbutse, ngo kuko yigeze kumusanga mwerekwa, gusanga mukuru we mwerekwa, arangije aramubwira ati njyewe ahantu ndi ngo mwe ndababaye, ngo ariko aho muri mwe muraseka, ngo kandi ngo dore umwana wawe arantwika, ngo mujya muntwika, kuko bari abanyamasengesho. iyo dufite amasengesho dutwika abadayimoni, iyo dufite amasengesho abadayimoni barahunga. ngo abadayimoni babiri ngo Satani yarababwiye ngo mugende ku isi mugire ikintu mukorayo, mugire ingo muyobya. Yesu ashimwe cyane. ngo abadayimoni bazamuke, ngo idayimoni rimwe ribwira irindi ati nge ndajya muri rwa rugo, irindi riravuga ngo nanjye ndajya muri rwa rugo. ndagira mvuge gato ku kamaro ko gusenga ndimo nsoza. ngo nuko ngo idayimoni rijya mu rugo rumwe, risanga urwo rugo nta gusenga kurimo, risanga baririra badasenze, risanga bararyama badasenze, risanga umwana arasambana, umugabo arasambana, umugore arasambana, ari ibyaha gusa. ngo nuko rero ngo iri dayimoni ngo riyobora urugo, ngo riragenda rirabyibuha rirashisha, bitewe n'uko ari ryo ryatezaga amakimbirane. umugabo yajya kuryama, dayimoni rikaba ryageze ku buriri. umugabo yajya kurya, dayimoni rikaba ryariye mbere. umugabo yajya kureba televiziyo, idayimoni naryo rikaba ryayirebye mbere. mbega idayimoni riba idayimoni. irindi naryo birangije ngo biza guhura, abadayimoni babi barahura. rimwe ribwira irindi ati ko mbona wahombanye, byagenze bite? ko twongeye ubona mbyibushye meze neza, we byakugendekeye bite? ngo iryo dayimoni riramubwira ati ngewe wahora n'iki? nge hari ahantu burya sinigeze nanahinjira. haleluya. ngo iyo ngiye kuhinjira ngo nsanga harimo haraka umuriro, ngo bitewe n'uko abahatuye bahora basenga. rimwe idayimoni rimwe ryari rinanutse, irindi ribyibushye. ngo ryari rinanutse ryari ryarahoyobeye ahantu basenga, ngo ryajya kujya mu buriri rigasanga umugabo n'umugore bajya kuryama basenze, ryajya kujya ku biryo rigasanga bajya kurya basenze. ibintu byose babikora mu mwuka wo gusenga. ngo dayimoni neza rigubwa nabi, ngo riragenda rirananuka. rindi raribwira ati we tuza, njyewe ndabyibushye, ahubwo gwino nawe ngo ucumbikire. iyo umuntu adasenga rero aba afite abadayimoni benshi. iyo umuntu adasenga imyuka mibi iramugenga, ariko iyo umuntu asenga ahora ari umuriro. Yesu ashimwe cyane. ngo nuko rero narimo mbabwira ngo ubugingo bwacu reka butubere ubw'agaciro, kuko tuzamara igihe kitari kinini muri ino si, ariko igihe tuzamara nyuma y'isi nicyo gihe kinini kibaho. ahari waba wiringiye imiryango, ahari waba wiringiye amafaranga, ahari waba wiringiye akazi, ariko ibyo byose ntibijya bikiza umuntu ku munsi w'urupfu. abantu baraguherekeza bakagusiga aho ngaho, barangiza bakagenda bavuga ati asize imodoka imwe, asize inzu imwe, asize ntacyo afite. bakagenda bavuga ibyo wari ufite, wari umaze kugeraho, ariko ibyo byose ntacyo bimaze. igifite icyo kimaze ni ukugira ngo urokore ubugingo nshuti yanjye. Yesu yabuhinduye irembo ku bizera, kandi nanone n'irembo rijya Gehonomi ku batamwizera. ngwino ukarabe amaraso ya Yesu Kristo mu gihe Imana ikicaye ku ngoma y'imbabazi. Imana itugire neza, kadusenge rero Imana igire ibyo icogoza ku buzima bwacu, uko yacogoje kuri Moridekayi, natwe igire ibyo icogoza ku buzima bwacu, bitewe n'intambara urimo urwana. wowe Imana uyibwira ati turafatanya gusenga, uyibwira ati cogoza kuri ibi ngibi. niba ari urugo rwanze, uyibwira ati cogoza abadayimoni mu rugo. niba ari ukwiga byanze, uyibwira ati cogoza mu myigire yanjye, abadayimoni bambuza kwiga. niba ari ukutabone kutagira icyo ugeraho, uyibwire ngo cogoza ubukene, kuko Yesu ni umukire. ibaze nawe kuba uziranye n'umugabo ukize ku isi, ntabwo bisaba kugira ngo ukire no mu bigaragara, ariko byibuza guha amahoro mu mutima. njya nkunda kubivuga cyane ngo amahoro atanga atemba nk'uruzi, ngo kandi ab'isi ntibayazi. nta kindi rero cyaguha amahoro. umuhanga yabivuze neza, aravuga ngo amafaranga ni imibare, washaka kuyashakiramo ibyishimo ntiwabibona, kuko imibare itarangira.
barakuva kuri rimwe ukagera ku bihe bitarangira. Ariko iyo ushakiye amahoro muri Yesu aguha umunezero no kugubwa neza. Abashaje babaye abasore, kandi abasore babaye abanyembaraga bitewe no kwizera Yesu. Ijambo ryarambwiye muri Yesaya ibice 54 riravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka, ngo agahato kazakuba kure, ngo kandi ngo igiteye ubwoba ntikizakugeraho. Natwe rero tugiye gusenga Imana tuyibwire ngo cogoza ibiturwanya kugira dukomere mu buntu bwawe. Nawe utarizera umwami muri aya masaha uhindukire wizere Kristo, kuko ari we mutabazi wacu. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, dushimiye ineza yawe, dushimiye urukundo rwawe, dushimiye imbaraga zawe. Niwe mubyeyi wacu. Nsengeye imitima yumvishira ijambo. Nyemera databuja abo byari byaranze bikunde, abo byari byarasobanye bisobanure, kuko rengera abarwayi bakize, rengera data bafite ibibazo bikomeye, ugira ibyo ucogoza, kuko areka ijambo ritubwiye. Ijambo ryawe ni ubuzima, kandi ijambo ryawe ni ukubaho. Nyemera rero databuja mwiza, ucogoza imbaraga z'umwijima, kandi n'abashaka kukwegera ariko bakiri mu byaha, Uwiteka Imana ucogoza ibyaha, ahubwo bagirire neza, kuko uri umubyeyi. Murakoze rero. Yari Hasani Rwankuba. Nagira mbasabe mukore subscribe kuri channel yacu, mushyireho inzogera, mujye mubasha kubona izindi video. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.